Nitwa Kamanzi Sylvestre, nkaba ndi umuhungu w'umubyeyi witabye Imana. Ibyinshi babivuze ku mubyeyi wanjye abambanjirije. Icyo nifuza kwibandaho cyane ni abantu b'ingenzi bagize umumaro ukomeye mu buzima bwe. Mu mwaka w'igihumbi 1959 umubyeyi wanjye yahagurutse muri iki gihugu ahunze kubera ibibazo igihugu cyarimo icyo gihe. Yerekera mu gihugu cy'i Burundi, ariko mu kugenda inzira ntabwo yari yoroshye, kuko yashakishije mu nshuti ze wari ufite imodoka y'ikamyo w'umucuruzi wacuruzaga ikawa. Yari imiryango ibiri, uwa muzehe wanjye ndetse n'uw'inshuti ye. Uwo mucuruzi yabashyize mu ikamyo, arangije apakira ikawa hejuru yabo barimo hasi. Barambuka abageza mu gihugu cy'i Burundi. Bamaze kugera i Burundi, bagiye kuva mu modoka basanze umwana umwe yamaze kwitaba Imana kubera ko umufuka w'ikawa wari wamutsindagiye. Babi Burundi ntabwo bahatinze cyane, kuko naho haje kuvukayo akaduruvayo. Bakomeza mu gihugu cya Tanzania. Tanzania naho ntabwo bahatinze, nibwo bakomereje mu gihugu cy'i Buganda. Ageze i Buganda yahasanze mukuru we Karekezi, aho yahaye data inka 30. Amuha inka 30 kugira ngo atangireho ubuzima. Birumvikana ko yari amaze iminsi azenguruka muri ibyo bihugu, yari impunzi, nta kintu yari afite. Ibyo ari byo byose yagendanaga n'umuryango we gusa. Amaze kumwakira, amaze kumuha inka 30, muzehe yatangiriye aho ngaho ubuzima. Inka ziragwira kugeza igihe intambara ya Museveni yadukaga. Amazina nitwa Angela Nance, nabanaga na muzehe Karaveri Bugingo, ariko ndashaka kubanza kuririmba aka karirimbo mbere yuko ngira icyo mvuga. Tukutetendereza Yesu, Yesu oli mwana gwandiga, omusayi gunaziza, nebaza omulokozi, nababulira ngabona obulokozi buno,
obutali bwa kitundu obulambo bw'obuwa Yesu tukutendereza Yesu oli mwana gwa ndiga omusaayi gunaziza nebaza omulokozi. Birakomeye ntago byoroshye, ariko kubw'imbabazi za Mwuka Wera ntago byoroshye kuvuga kuri muzehe. Muzehe tumaranye umwaka, ngira ngo umwaka wari ugiye kugera. Pastor yaransabye avuye mu Mutara aje gutangira kuba inahangaha i Kigali ngo yegere kuba hafi na ba muganga bazajya bamufasha. Pastor arabinsaba, ariko nzi yuko arwaye pressure. Jewe mama wanje yishwe na pressure, nawe yararwaye pressure, ariko numvishije atari ibintu byoroshye ukurikije ukuntu nzi abantu barwara pressure. Ariko kubera yuko nuba hasini ya Pastor Josephine n'umubyeyi wanje, ndeba ukuntu ndi bumuhakanire birananira, ndavuga Mana uzabane nanjye uzamfashe. Rero nshimye Imana yuko Imana yanshoboje iki gihe cyose muzehe tubanye. Nagiraga ubwoba cyane, ariko nkikomereza mu Uwiteka Imana. Buri mu gitondo cya kare bwaba bukeye nkajya ku cyumba cye nkakomanga, muzehe Yesu ashimwe, mwaramutse, yakwikiriza, nkashima Imana, nkarambura amaboko yanjye nkavuga Mana urakoze kuko n'uyu munsi bukeye ari muzima, kuko nzi ko abantu ba pressure hari igihe bashobora gukora iki, bashobora gupfira no mu bitotsi. Nahoraga mbitekereza, nkahora mpangayitse nkavuga Mana Pastor se mubwire ko numva mfite ubwoba, ariko ukabona arakomeye, ariko kariya ntikaburemo, yavuga ngo umutwe urandya, yavuga ngo uyu munsi ngo ndumva ngo bimeze ukuntu, nkavuga Mana. Ariko muri no minsi yaramaze igihe kinini ubona ameze neza. Yabaga ajya mu Mutara, amatorero agifunguye, yajyaga mu Mutara, biriya ku itorero ryabo ryo mu Mutara. Ariko muzehe yari bujya ahantu arazinduka cyane, yazindukaga cyane, ntaryame, ukabona mbega urugendo rwe arwitayeho cyane, akambyutsa saa 10 za mu gitondo ngo narangije kwitegura. Ubundi ajyanwa, akunda imodoka za Ruhire niza kunze kujyana nazo, akabasaba bakaza bakanyura kuri uyu muhanda uri imbere yacu hano wa Kanombe, bakaza bakamupikinga, akagenda ukabona aragarutse. Urumva noneho rero kuri uyu munsi w'ejo bundi arambwira, nanone yambwiraga nkamubwira ubanza ubisabe sini ya Pastor nakwemerera nta kibazo. Uburere ejo bundi nabwo arambwira kuwa hari kuwa mbere mu gitondo, arambwira hari ku cyumweru ni mugoroba, arambwira turabizi ejo nabwo nzajya mu Mutara. Uzajya mu Mutara se cya kikozi dakora, uzajya mu Mutara gukora iki? Amazina yanjye banyita Grace Mukakigeri Bugingo. Nje kuvuga ku mateka y'umubyeyi wanjye. Ndi umwana we wa kane. Ntago byoroshye kuvuga ku mateka y'umubyeyi muri iyi minsi nangwa muri iki gihe tumaze kubura umubyeyi wacu, umubyeyi wadukundaga, umubyeyi waduhaye uburere, umubyeyi twagendanye nawe igihe kirekire. Amazina nitwa Mukabagorora Koreta, nkaba ndi umukobwa wa Bugingo Karaveri. Ni njyewe mukobwa mutoya mu bana b'abakobwa. Ndashaka kubasangiza ku mateka y'umubyeyi wanjye Bugingo Karaveri. Yari inshuti yanjye ikomeye,
yari umubyeyi ariko yari inshuti yanjye. Namukundaga, kuvuga ku mateka ye birangoye ariko nta kundi nabigenza. Amazina yanjye ni Ambassador Saro Caron. Ndi umwuzukuru wa Jajja, sogokuru wanjye. Sogokuru yari umuntu mwiza, uganira, dusabana ndetse tukanasangira. Banyita Ganza Marvin, nkaba ndi umwuzukuruza wa muzehe Bishop Bugingo, akaba yarabanye natwe, tukaba twaramukundaga. Ubu ngubu akaba yaragiye, naramukundaga nanjye yarankundaga. Umuvandimwe wanjye Bishop Claver ni ishyano kumubura kuko twamukundaga. Yari umuvandimwe wanjye nkunda, turangana hafi, urebye ndamukurikira ho gatoya ndutaho gato. Twarabanye rero mu bihe turi iwacu i Rwamagana. Nitwa Mukagihana Scovia. Abangira ngo mbabwire ubuzima bwa papa n'imibereho ye n'amateka ye. Papa, mbere yuko mvuga ku mateka ye, genda urubyaro rwe rwa gatanu. Rero ndashima Uwiteka ko yaduhaye papa n'igihe tumaranye, imyaka Imana yamugeneye, Imana turayishima. Ndashima rero ko imujyanye agejeje nyine imyaka y'ubukuru, ntacyo twashinja umuremyi wacu. Papa rero yari papa nyine nk'uko mubyumva, yari umubyeyi mwiza, yatureze neza. Kuba duhagaze uku ni ukubera we, kuba turi abo turi bo uyu munsi ni ukubera we. Yatubereye umubyeyi mwiza, atwigisha umuco, twamenye ubwenge turi mu bihugu by'amahanga. Mu gihugu cy'Ubugande tumenyera y'ubwenge, turakura, aradushyingira, dutahuka twese mu Rwanda, dutahukana n'abo twashakanye, nawe atahuka n'urugo rwe. Ariko Imana iza kongera kuduhuza, dutura ahantu hagiye hegerana. Arambwira ngo zajya mu Mutara. Hanyuma ndamubaza se pastor wamubwiye? Arambwira ati rwose nabimusabye yanyemereye. Ndavuga ko nta kibazo. Ubwo ngubwo barakomeza, pastor arongera arahamagara, baraganira nanjye arambwira ngo mpakuri, aramubwira ati mpakuri Angela nawe musuhuze. Nyine baguma aho ngaho tuganira, ariko ndamubwira tumaze kurekera aho ngaho kuganira na pastor, ndamubwira rero ubwo ufite urugendo turyame kare uyu munsi. Ngira ngo twaryamye nka saa moya, twaryamye we nyine yaramaraga gufata icyo afata, ngewe nkabandi bujye ku cyaki hariya hanze ku cyaki, nkajyayo nkasenga cyangwa nkasengera hano muri compound. Ariko nshaka ko aruhuka vuba, ndamubwira turye vuba uyu munsi, tuze gukora iki, tuze kuryama kare. Niko byagenze. Mu gitondo cya kare zari zijya mu saa 10 abarabyutse. Ariko mwumva abarabyutse, arambwira ati narangije kwitegura ngwino dusenge. Tujya muri saro turasenga, yirukana imyuka y'impanuka, yirukana imyuka y'abajura. Nyine harangije duhamagara amaraso ya Yesu Kristo amutwikire, atwikira inzira zose zari bugendemo. Hanyuma
arambwira ngo ba bantu yabahamagaye ba bandi ngo ntago bitaba telefoni bagahire bajya bakora iki bajya bamutwara ntago telefoni zabo z'uwo mushoferi zicamo ntago ari bubategereze kandi ntashaka kujyana n'iyindi modoka aravuga ngo arashaka kujyana n'imodoka ya Gahire hanyuma arambwira ati reka mfata akamoto ngende nyisanga itaragenda akamoto kaje turagahagarika karamutwara aragenda nk'ibisanzwe zigiye kugera mu masaa 2 ziri hafi ngira ngo kugera saa 2 numva Pastor Karimbanya arampamagaye ati muzehe se biteko bambwiye ngo ari nitwa Emmanuel Kamanzi uzwi ku izina nka Kayikaro ku mateka ya muzehe Bugingo Claver twabonanye duhungutse 1994 duhurira Matimba duhuriye Matimba twatangiye ku buyobozi gucyura abanyarwanda no kubatuza nakoraga nka civil security officer tumutora nka responsable wo kwakira abantu mu center ya Matimba muri izo mimbiri twatangiye gupima umujyi wa Matimba yabaye umwe muri chairman wa committee zipima center ya Matimba nka responsable waho twarakomeje muri urwo rugendo twaje kumutora kugira ngo abo umuyobozi uhagarariye imisoro nk'uwari uyihagarariye yabaye yahagarariye ba percepteur muri icyo gihe yakoze akazi kenshi gatandukanye muri commune ka Gitumba ntago binyoroheye kuvuga mureba ari hariya ndeba ukuntu tugiye kumumanura Rusororo ntago byoroshye ariko ndabanza gushima Imana kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo hahirwa bapfu bapfira mu mwami wacu Yesu mfite umunezero nubwo mfite agahinda ko kubona papa wanjye atakibasha kuvuga atakibasha kunyakira nk'umwana nk'ukuntu najyaga nza akanyakira ntuye mu gihugu cy'i Bugande ndashima Imana ku bwa muzeye ku bw'iminsi Imana yamudutije imyaka maze muzeyi wacu rero kandi ari we mubyeyi wanjye yari umubyeyi mwiza usabana n'abantu bose ukunda abantu bose ukina n'urubyiruko ufite urugwiro muzeyi rero yaratureze aduha uburere aradushyingira mu bitaro by'Igahini ndamubwira ibitaro yabyutse ajya Matimba ntabwo narinzi yuko arwaye arambwira ati barambwiye mpita ngewe mbimenya mu mutima wanjye ndavuga ngo ngira ngo yagize heart attack hanyuma ndamubwira arambwira ngo reka hamagare Kamanzi ahamagaye Kamanzi nawe barampamagaye Kamanzi arambwira ati muzehe bite ndabimusobanurira ukuntu yabyutse afite urugendo arambwira ati reka mpamagare Koreta kuko atuye muri ibyo bice bya Kiziguro muri ibyo bice ngo ni hatuye kugira ngo agenda arebe uko ameze harangije Koreta nawe agezeyo namuhamagaye ari hafi kugerayo ku kamoto arambwira ati ndi hafi kugerayo agezeyo arambwira ati wapi muzehe ururimi yarurumye mu kanwa haraza amaraso ati simbizi nsanze ari mu bitaro abaganga barampamagara barambaza ate si umuntu ndababwira barambaza yarafite ikibazo cy'umuvuduko ndababwira yego yaragifite yafataga miti ki ndababwira yaramaze igihe yarayihagaritse doctor warabizi yarabimusabye
arayihagarika ariko akajya amuha amabwiriza yo kwisuzuma buri mu gitondo ataragira icyo afata arebe ko pressure ihagaze. Yabigizemo ukuntu tukajya kwa muganga kwa Nyirinkwaya. Dr. Rusumu niwe wamukurikiranaga wo kwa Nyirinkwaya, akamubwira ati ko mbona bimeze neza. Nejo bundi mu kwa 9 twagiyeyo, aramupima ibintu byose, apima umutima we, apima impyiko ze, apima umwijima, aramupima ibintu byose. Aramubwira ati ibintu byose bimeze neza, ati mu kwa 2 uzagaruke nkupime cyo bita prostate cancer. Ubwo ni cyo ngicyo twari tuzasubirayo mu kwa 2, amubwira ati rwose umeze neza. Nuko nguko muzehe yavuye mu isi, natwe byadutunguye. Buri muntu wese twari tuzi ngo aragenda niba kwa muganga agaruke nk'abandi ukuntu bajya kwa muganga, ariko mu minota mikeya nagiye kumva numva Antikore tarampamagaye arambwira ngo umusaza aratashye, Imana imuhiruhuko ridashira. Amen. Araturera, aradukuza, aradushyingira, turabimushimira nubwo atakibyumva. Njye mpagaze ahangaha nshima Imana ko yamuturindiye ibihe byo tumuboneye. Ntabwo twari twamuhaga pe, twari tukimukumbuye. Yaragifite akamaro kenshi ku muryango wacu, ariko Imana yamukunze kuturusha. So kubw'iyo mpamvu ndashima Imana yakunze umubyeyi wacu ikamujyana kugira ngo abane nayo akaramata. Natwe ntabwo twari nk'abadafite ibyiringiro, tuzi neza ko isaha n'isaha umunsi natwe tuzamusangayo tukabonana amaso ku maso. Ndizera rero ko yagiye mu ijuru, kuko ibikorwa bye by'urukundo, ukuntu yakundaga abana be, ukuntu yari umubyeyi atwitaho, adukunze, ni ibintu bigaragaza ko yari umubyeyi. Ntabwo ari natwe twenyine yakunze, n'abandi bana bose yarabakunze, n'abakirisitu yararimo bamwiyumvagamo. Yari umubyeyi wacu mwiza. Ntabwo mfite ibyo navuga, kubera yuko agahinda n'ishavu ni byinshi, ariko ntabwo nanone twaheranwa n'agahinda kuko adusigiye umwami. Rero ndashima kubw'urwo rukundo rwa muzeyi. Hanyuma yatuye za Matimba, natwe dutura Rwagitima. Urumva ntabwo hatandukanye. Twaje kuva Rwagitima dutura ahantu hitwa Nyarubuye, ariko wakenera kujya gusura umubyeyi ugatega, urumva ntabwo habaga ari kure. Umusaza ukagera akakwakirana urugwiro, tukamushyira abuzukuru akabareba, tukongera tukarara, bwacya tugataha. Rero muzeyi yabaye umubyeyi nyine nk'uko namwe muzi nyine umubyeyi w'abana, abana n'abana be. Yatubereye umubyeyi, yatwigishije indangagaciro, atwigisha umuco nyarwanda, kugeza uko tungana uko nguko umureba nyine. Natwe imyaka yacu igeze ahangaha, turashima Imana rero kubw'ibyo bihe byose. Imana yabanye natwe, nawe ibana nawe, none igihe kirageze muzeyi akaba ashoje amateka ye kuri iyi si. Ntacyo rero twabyinubira, dufite gusa ibyiringiro by'uko tuzongera tukamubona. Muzeyi rero muri iyo mibanire yose ko twagiye tubana, kugeza ejo bundi ubwo yavuye hano mu rugo afata inzira ajya Matimba, ageze mu nzira nibwo yahuye n'ikibazo cya stroke yamufashe mu mutwe.
ubwo bahise bamujyana mu bitaro bya Kiziguro byihuse, bahita bahamagara abana be, bahamagara wari uri hafi yitwa Koreta, niwe utuye i Rukara, niwe wamugezeho mu ikubitiro rya mbere, ariko asanga yagiye muri koma. Ubwo nanjye barabimbwiye, nanjye ngira vuba mva i Kabuga, nanjye mugezeho nsanga nyine ko Koreta yamusanze niko ameze, nta kirahinduka. Twagumye dusenza Imana, turategereje tugira ngo wenda Imana yamugarura ejuru, ariko igihe cyari cyarangiye. Rero ntacyo twinuba, amateka ya muzeyi yashoreje i Gahini, amateka ya muzeyi yashoje umunsi umwe, umuntu kuva mu rugo yamaze kwambara yiyambitse yitunganyije, agafata urugendo, aho kugira ngo agere iyo ajya akagarukira mu nzira. Rero yarorwe iteka ryose. Ndagira ngo nshimire umukozi wa Ruhire wafashije data mu gihe cye cya nyuma, ubwo yafatwaga ari mu modoka yerekera Mutara. Uwo mukozi wa Ruhire agakubanura imodoka irimo abantu, akagenda akayiparika ku bitaro, akageza umubyeyi wanjye kwa muganga, aho abavandimwe bihutiye guhita bamugeraho, kuko giye sinari hafi, nari ndi mu kazi Musanze. Ndagira ngo mushimire cyane kuko yaramufashije, yabonye ubutabazi mu buryo bwihuse, nubwo bitashobotse ko ubuzima bwe bukomeza, ariko ubutabazi yarabubonye mu buryo bwari bwihuse cyane. Ndamushimira cyane, Imana imuhe umugisha, kandi n'abayobozi be bumve ko tumushimiye. Nanone ndagira ngo nshimire cyane abaganga bamwitayeho, nubwo sinari mpahagaze, ariko hafi ya buri minota itarenga 10 nabaga ndimo guhamagarayo. Navuganaga n'abahari bakambwira situation uko yabaga imeze, impinduka zose uko zabaga kuri papa zose narazimenyaga. Ndashimira cyane abaganga bamwitayeho mu buryo bwose bwashobokaga. Bambwiraga ko abaganga, hari igihe nahamagaraga bakambwira ko abaganga barimo kumwitaho barenga 8, nubwo yakomezaga kugenda arushaho kumererwa nabi, ariko abaganga ntacyo batakoze. Imana ibaha umugisha nabo, kandi bakomereza aho ngaho gufasha abantu no kubitaho abaje babagana. Ndagira ngo nsoreze kugushima. Ndashimira Pastor Josephine umushiki wanjye, ntacyo atakoze kugira ngo ubuzima bwa data bukomeze kuba bwiza. Yaramurwaje kuko ikibazo cya pressure ni ikibazo yaramaranye igihe, nubwo cyasaga naho kitagikomeye, ariko haba abaganga bamukurikiranaga, haba mu buryo bw'imigendere kwa muganga, yaba amavuriro meza atandukanye, aho hose ntabwo yababaye cyane, kubera ko
yafashwe saa 2 ava mu mubiri saa 3 za nijoro, yafashwe saa 2 za mu gitondo. Yarababaye, uyu mubiri kusohokamo ntabwo byoroshye. Umugabo yarababaye, arwana n'umubiri, arwana n'umutima, umwuka kugira ngo uve muri uyu mubiri ntabwo biba byoroshye. Ariko Imana yaduhishe ibanga ryo gupfa. Iyo tuza kumenya umunsi nawe akawumenya, aba yariruhije amanuka mu Mutara, nangwa asaba yaratubwiye ati ejo n'ejo bundi murabeho. Ariko kuko twahishwe umunsi n'igihe, niyo mpamvu umugabo yatunguwe kuriya. Ariko turashima ko yatabarutse gitwari, yapfuye kigabo rwose, nta kwanduranya rwose, nta kuvuga ngo ndarwaye ejo bundi ni mu mpiki. Oya, yafashwe uwo munsi ajya mu bitaro, bigejeje saa 3 umwuka ushiramo. Rero ndamushima, yapfuye kigabo, yapfuye gitwari, tabarutse neza. Ndasaba ngo asinzirire mu mutuzo. Icyo twiringiye nuko manda y'imperuka nivuga tuzamubona. Ikindi twiringiye nuko umwami Yesu ari hino kugaruka. Ikindi twiringiye ko abacu bose tuzababona ku munsi w'umuzuko. Rero amateka ya muzeyi nayo ngayo. Umusaza rwose twamugeze hatakibasha kumva, atakibasha kumenya ngo ninde ugeza. Ariko tukaba twaramusuye mu minsi yari yatambutse. Hari umusaza muzima kwishimira, ariko ukuntu rwamupfukiranye ubwo igihe cyari kigeze ntabwo twakwinuba, kuko umwami aratubwira ngo duhore twiteguye kuko tutazi umunsi cyangwa igihe. Rero nshuti z'Imana, ndabasabira ngo namwe muhore mwiteguye. Ibihe turimo ntabwo byoroshye, ibihe turimo ni ibihe by'akaga. Rero ndabashimye. Amateka ya muzeyi nayo, amateka ya muzeyi wayavuga ntiyayarangiza. Yabaye umubyeyi mwiza, turi mu cyagwe, araturera turi abana. Kano gusubira cyane inyuma. Imana ibaha umugisha. Akoze. Hanyuma rero papa, sinavuga ngo urugendo tugendanye ni rugufi, ni urugendo rurerure cyane, ariko ntago nzibagirwa mu ntambara papa heka Justin ku mugongo, tugendana ahantu harehare. Ibyo bintu birankora ku mutima cyane. Turahunga tujyana na Mutamba, muzehe aradupfira nk'umubyeyi wacu, turabibona. Turongera tugira urugendo rukomeye rwo gusubira aho twari twaravuye, za Bugabo muri Bukomero. Aho hose muzehe ariwe papa wacu yagiye agaragaza ubutwari bukomeye cyane. Papa, ikintu ndi bumuvugeho ku giti cyanjye gikomeye, uyu munsi wa none nitwa Koreta kuko ari ryo papa yanyise, ariko ryangize umuntu, bitewe n'uburere papa yampaye. Papa yatwigishije
ikibi atwigisha n'icyiza. Kugera ubwo papa ahantu waba uri wenyine, kugera ubwo wumva ko utinya kugira ikibi wakora cyangwa guhemuka, bitewe n'uko uzi ko papa ahantu aho ariho hose akureba. Papa yatureze neza, aduha igitsure cyiza cy'ababyeyi, aricyo nkesha ubuzima bwanjye mfite uyu munsi, kuba ndi umuntu, kuba nitwa jyewe, ndabikesha umubyeyi wanjye. Papa wanjye ikintu gikomeye urugendo rw'umwana n'umubyeyi, ni ukuri biragoye gusobanura ngo papa yagize atya, ngo papa yankoreye iki ngiki. Ariko ndibuka ejo bundi ahangaha ubwo mperuka kuza kumusura, n'ubu biri mu kunanira kwiyakira, uko ngana uku nguku. Papa yafashe isahani, papa arambwira ati ntabwo ndi bukwemerere kwisereva. Arambwira ati ntabwo ndi bukwemerere kwisereva. Papa afata isahani, anshyiriraho imbuto, turasangira. Papa mu gutandukana, nk'umuco we, aho mwahuriraga hose yaguheshaga umugisha nk'umubyeyi, akakubwira ati ntabwo dutandukana ntagusengeye. Papa akagusengera, papa akaguherekeza, kandi niba wamusuye, papa akirinda kugenda nijoro, agakunda ko umuntu agenda ku manywa. Ngira ngo n'urupfu rwe uko mwabyumvishije, mzehe yari yazindutse, yabyutse saa 9. Ntago ndi ku musozi bita Isovu. Igihe cyarageze tugira agatanya, intambara iraza turahunga. Hanyuma aho duhungukiye twongeye kugaruka mu gihugu cyacu. Akomeza kubana n'abantu neza, akomeza kutubera umubyeyi, akomeza kutubera inshuti, cyane cyane je kuko twakurikiranaga dusa naho tungana, tukavuga rumwe. Hanyuma rero ejo bundi afatwa n'uburwayi bw'umuvuduko, ari nabwo azize. Ariko muri ubwo burwayi yakomeje kwihangana, ntibyamubuza gukomeza gukorera itorero. Yari umubyeyi mwiza kandi ari n'umwigisha wacu. Yari bishop, atanga urugero, atwigisha neza, kugeza ubwo ejo bundi Imana imuhamagaye. Nabwo yajyaga mu butumwa bwe, Imana iramuhagarika itihagarikira aho ngaho. Aho niho yagarukiye. Ejo bundi tumujyana mu bitaro Ikiziguro. Ntabwo yahamaze umwanya. Imana yamushakaga, yahereye ko imwisubiza ako kanya. Ariko mu mibereho turamubuze rwose tukimushaka, kuko yewe twaherukanaga kuganira ejo bundi kuwa gatandatu wa kiriya cyumweru. Twari kumwe tuririranwa, turasohokana,
tujyana ahantu ku mazi kuri Muhazi, tureba ibyiza by'u Rwanda bitatse u Rwanda. Muri ibyo bintu rero twarebaga byamuviriyemo kongera kuba hafi n'Imana, akanyigisha akambwira ibintu by'Imana uko bimeze, by'Imana yaremye, amazi uko agenda n'ibiyarimo bituza abantu bararoba amafi hariya hirya no hino, amafi atunze abantu, ndetse tukahava twishimye n'ayo mafi natwe tuyafasheho. Muri make Karaveri atabarutse neza, atabarutse yishimye, atabarutse yarabaye imfura, atabarutse yarabaye umukristo kuko yakiriye agakiza. Murakoze cyane. Nitwa Karinganire John, nkaba ndi umwuzukuru wa muzeyi Bugingo, ndi umwe mu buzukuru. Rero nagira ngo ngire icyo vuga kuri muzeyi. Muzeyi kuva nagera muri Kigali niwe wambereye umubyeyi, yambereye data, niwe nasangaga, niwe twaganiraga, niwe icyo nashakaga kubaza cyose niwe nakibazaga, kuko akenshi niwe nasangagaho kugira ngo nisanzure. Twarasekanaga tukishima, akantera urwenya. Mu byo twakoraga byose wagira ngo niwe mubyeyi, kuko yanyisanzuragaho nanjye nkamwisanzuraho tukaganira. Rero muzeyi aragiye, ariko ndababaye kuba agiye, kubera ko yagiye kuwa kabiri. Nashaka kuza kumusura ku cyumweru, najyaga njya nkaca mu rugo nkamureba, nkavuga nti umeze ute, ati ndaho, nibura nkareba n'ukuntu yiriwe n'uko yaramutse. Mfite gahunda yo kuza kumureba ku cyumweru, agenda kwa kabiri. Bambwiye ko yagiye, ndababara, ariko ndabyakira. Muzeyi rero namukundaga ko yadukundaga, yankundaga ubwanjye, kandi yakundaga n'abana banjye. Namukundaga kandi nzakomeza kumukunda, nubwo tutari kumwe ariko nzakomeza kumuzirikana. Rwose imirimo yakoraga yari imirimo yo kugarukira Imana mu buryo bwose, no kwigisha abantu. Imana imuhe iruhuko ridashira, nibyo tumwifurije. Murakoze. Urakoze cyane kutubwira kuri Bishop Karaveri Bugingo. Ese Karaveri Bugingo ni iki yakundaga? Ni iki yakundaga mu buzima busanzwe? Mu buzima yakundaga abantu, agakunda gusetsa abantu, yari umunyarwenya cyane. Waba umuganirije ikintu akakugarurikira mu Kinyarwanda neza, akwigisha kubwira uko Ikinyarwanda cyari kimeze, nuko ugasanga turasetsa, akadusetsa. Yari umuntu mwiza cyane uzi kuganira, ari abato ari abakuru, nta muntu n'umwe ataganirizaga. Urakoze kutubwira ku byo yakundaga, ariko n'agapira ngo yaragakundaga cyane, buriya ngo yakundaga kwisanga mu bana. Mu by'agapira ndakubwiza ukuri, yari Bugingo koko. Yateraga agapira nguwo Bugingo, nguwo Bugingo, nguwo Bugingo, nguwo n'agapira, nguwo Bugingo n'agapira. Urumva? Bugingo rero mu myaka yacu nuko yarateye, yatubereye Bugingo mwiza, yaduhaye urugero. Nta ukuntu yasaga, yari imfura, atabarutse rwose, adahemutse kuri iyi si. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Imana niyo izi ahagiye, kandi mu gihe runaka tuzongera tubonane nawe, tuzongera tumubone, kuko twese twemera ko hazabaho kongera kubaho kw'abapfuye, abapfuye bakongera bakazuka,
mu gihe tuzaba twicaranye iburyo bw'umwami wacu Yesu Kristo. Ese iyo warebaga abwiriza imbere y'abantu, urazi ko ababishopu cyangwa abapasiteri iyo bari imbere y'abantu wabonaga afite amavuta ameze ate? nakubwiye ko mu miganirire ye aganira, yaba aganira n'abatoya, abaganira n'abakuru, ibyo byabaga mu rwenya cyane. Muri uko kwigisha kwe tubwira ijambo ry'Imana, yarangizaga akaducira imigani yo kudusetsa. Rwose inyigisho ze zabaga ari ibintu byo gutanga urugero, byo gusetsa, kandi ukumva ko ubanyemo ijambo nyaryo, ukumva naho rivuye, ko rivuye ku muntu nyawe. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Tuwusangire, murakoze. Yesu, mwami Yesu, ijambo ry'Imana riravuga ngo niwe se w'imfubyi ndetse ni nawe mugabo w'abapfakazi. Rero ubwo twakavuze ngo dusigaye turi imfubyi, ntago turi imfubyi kuko turamufite. Dufite umugabo witwa Yesu, adusigiye inshuti yagize, inshuti zo yashatse, inshuti abavandimwe arabadusigiye, ntabwo tuzasigara nk'imfubyi. So turashima Imana ku bw'ayo magambo. Turashima Imana ko ari umubyeyi mwiza, yatureze neza twese uko yatubyaye. Hari abambanjirije batatu bapfuye, njye nkaba umwana we wa kane, ariko turashima Imana ko yatureze neza kandi akaba agejeje igihe cyo gutaha tukiri bazima, tukaba tugiye kumuherekeza. Kandi ikindi cya kabiri, akaba yaradutoje inzira y'Imana, ataradutoje ibigirwamana, ataradutoje ingeso mbi, ahubwo akadutoza uburere bwiza bwo kubana n'abantu bose, bwo kumenya Imana. Turabimushimiye nubwo atacyumva, nubwo tutamubona ariko we aratwumva. Rero ndashima Imana ku bw'ayo magambo. Iki gihe ntabwo kiba cyoroshye kugira ngo umuntu avuge amagambo menshi, ariko amateka ya muzeyi, yari umuntu dukunda, yari umuntu dutetesha, yari umuntu ukina n'abana be akabaha keya, yari umuntu udasanzwe, kuko n'abaturanyi n'inshuti nabo babihamye ko muzeyi yari umuntu w'umubyeyi w'inyangamugayo. Yakoze imirimo myinshi, yabanjije kuba umuganga i Rwamagana, yavukiye mu bice bya Rwamagana, niho yigiye ndetse niho yatangiye no gukorera. Atangira ari umuganga, natwe aratuvura, avura n'abantu benshi. Arakomeza ajya mu gihugu cy'i Bugande, hariho benshi twavukiye, ariko akomeza umwuga, akomeza umurava, akomeza gukunda abantu bose, akomeza kubana n'abantu bose, no kugeza igihe cyo gutahuka. Aratahuka, abana n'abanyarwanda bose amahoro. Ndashimira Imana ko arinze ava muri iyi si, nta rubanza rwamufashe, atarigeze afungwa, atarigeze yiba ngo bamufunge, atarigeze bamufatana n'umugore w'umugabo. Yabaye inyangamugayo, yabaye intwari, yatubereye intwari, n'ubatabarutse ari intwari. Turashima umubyeyi wacu. Kuri ayo magambo ndumva ntavuga byinshi cyane, kubera yuko iyo umuntu yabuze umuntu yakundaga, abura ukuntu abyita, abura n'ukuntu abyifatamo. Rero ibyo ari byo byose, turacyakomeje kuvuga ibigwi bye, ariko amateka ya muzeyi make yonzi nuko yari umubyeyi mwiza w'inyangamugayo, ukunda abantu bose. Abana be bose yarabareze, yarabigishije uko yabishoboye.
turabimushimira ko yari umubyeyi mwiza. Imana imuhe iruhuko ryiza ridashira. Turizera ko tuzongera kubonana nawe amaso ku maso. Imana ibampera umugisha, mugira amahoro y'Imana. None ubu twaratandukanye kandi ubu twatandukanye. Imana imwakire mu ijuru kandi agire iruhuko ridashyira mu ijuru. Rero namubonaga neza, nabonaga ari umusaza mwiza. Yakundaga gukinana natwe tukiri abana, tukiri bato, tugakinana tukishimana. Yakundaga n'ibintu by'imikino, agiraga kandi n'ikindi yagiraga imbaraga. Yaradufashaga, yazaga no kudusura. Kandi abamushimira ku byo yadukoreye, kuba yarabanye natwe. Murakoze. Papa atagaraguritse. Papa rero nk'umukiranutsi w'Imana ntabwo yapfuye. Papa arasinziriye. Gusa mbabarira ariko papa nzamukumbura kuko ibyiringiro byo ndabifite yuko papa tuzongera tukabonana. Icyo namwifuriza rero, namwifuriza iruhuko ridashira. Imana ibampera umugisha. Njye na dadi twazaga hano tuje kumusura, tukaganira, byaba ngombwa agakina na dadi, twajya gutaha akaduha umugisha, akadusengera. Ese muri make sogokuru yari umuntu mwiza, twamukundaga. Byinshi gusa icyo navuga, Imana imwakire mu bayo. Mvuge ku rupfu rwe, ndavuga ku muhate we, ndavuga ku buryo yaturezemo, ibyo yadutoje. Papa rero sinzi ikintu navuga. Yaraherutse kumpamagara ambaza amakuru menshi kuri telefoni, turaganira umwanya muremure, numva ndishimye. Papa yari intwari. Papa yabaye intwari. Papa yagize ubutwari budasanzwe mu mibereho ye. Papa akaba umugabo w'isuku, akagira isuku. Ndibuka tukiba mu cyaro, papa yaragendaga abandi bakamubaza ngo we wanyuze hehe, umuhanda wanyuzemo wanyuze hehe. Papa akaba smart mu mutwe, papa akaba smart ku mubiri we, papa akaba smart niba afite urugendo yaruteguye. Papa akaba smart mu bintu bye byose. Yaranzwe n'isuku, arangwa no kuba smart mu mutwe. Papa nimuvugana ikintu ngo akibagirwe, aho mwavuganiye akahagutanga, ukumva rimwe na rimwe uranasebye. Rero
amagambo menshi navuga ku mubyeyi wanjye, ariko ndasoza nshimira Imana. Nshimira Imana ishobora byose ko papa imucyuye ari umukozi w'Imana. Papa yari umukozi w'Imana, n'ikimenyimenyi gutaha kwe Imana yarabyerekanye. Ndibuka turwaje umukecuru, papa yarebye ukuntu umukecuru aribwa. Tugeze mu rugo papa arambwira ati Koreta, aho sinzapfa kuriya. Ndibuka ko namushubije ndamubwira nti papa humura, nta muntu upfa nk'uko ndapfuye. Ubwo rero papa ikintu nshimira Imana gikomeye ni uko papa yagiye nk'umukiranutsi, papa yagiye nk'umwana w'Imana. Mu bamugezeho mbere ni njyewe wamugezeho mbere, ariko papa yarinze ava mu mubiri nk'intwari. Ntabwo papa yigeze agaruka imusozi ngo avuga ati ye baba urwo mpfuye. Ntabwo papa yigeze agaruka imusozi ngo avuga ati mpfuye nabi. Uko umubiri we wikanze papa afatwa, n'ubwo buryo yagiyemo hasigaye umubiri ukirwana n'umutima gusa. Uyu mubiri n'ubugingo gutandukana ni ibintu nabonye bigoranye, biraruhanya. Umubiri urikunda, aho biva bikagera umubiri urikunda cyane, kuko nabonye ukuntu gutandukana biragorana. Ariko ku giti cyanjye nashimiye Imana ko muzeyi aho uri uruhuke mu mahoro. Twaragukundaga kandi dufite ibyiringiro by'uko tuzongera tukabonana. Rero ndagira ngo nshime mu by'ukuri, mfataga kanya nongere nshimire buri wese waje kudufata mu mugongo, inshuti, abavandimwe ndetse n'umuryango. Ndashimira Pastor Josephine kuko ni umwe mu bana be nabonaga wamukundaga cyane kandi nawe yakundaga cyane. Ndamushimiye cyane kubera ko yamwitayeho. Ndabashimira n'abana be bose aribo babyeyi bacu, ndabashimira muri rusange. Ni ukuri mwagize neza kandi n'ubu muracyagira neza. Rero mfashe umwanya kugira ngo mbashimire, kandi mfashe umwanya no kugira ngo nshimire ba anko, mwagize neza. Mfashe n'uyu mwanya kugira ngo nshimire itorero rya Victory Church, ukuntu mutuba hafi, ukuntu mubana natwe. Mu by'ukuri turabashimiye abayobozi, Imana ibahe umugisha. Dushimiye n'abaturanyi, mwagize neza, Imana ibahe umugisha. Nshimiye abuzukuru muri rusange ndetse n'abuzukuruza, Imana ibahe umugisha. Muzeyi yararuhutse, ariko ni igitaramo ni byiza kuba aruhutse. Nabwo uruhande rumwe turanezerewe kubera yuko Bibiliya iravuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Ikidushimishije ni uko muzeyi aruhutse, ariko aruhutse yari umubyeyi mwiza kubera ko yari umukristo, yari bishop. Rero ntabwo sinabona ukuntu muvugaho byinshi, ariko muzeyi yari umubyeyi wacu, yari umubyeyi mwiza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Imaze kwaduka, izo nka zose zaje kuribwa kuko abasirikare ba Obote barazirongoye zose bazitwara muri barracks. Kereka nk'imwe niyayo nizo zabananiye, ziriruka zirabacika, nizo zagarutse mu rugo. Ariko ko intambara yakomeje n'ubundi nazo
zaje kuribwa nyuma. Muzehe akomeza muri ubwo buzima butari bworoshye bw'intambara ya Museveni kugeza aho yaje kugera mu gice cyitwa Namutamba. Ageze muri Namutamba yahasanze undi muntu witwa Gakwavu. Gakwavu aramwakira, amuha ikibanza cyo gutura cyo kubakamo, arubaka. Ndetse twaje no kugira ibyago, mushiki wanjye nkurikira aza kwitaba Imana, aduha n'ubutaka bwo kumushyinguramo. Impamvu mvuze kuri abo bantu ni abantu babaye ingenzi mu buzima bw'umubyeyi wanjye, bagize umumaro ukomeye mu muryango. Niyo mpamvu nsaba Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, iha umugisha Karekezi. Ntabwo akiriho ariko abana be bariho, Imana izabaha umugisha, izabitura ineza yase yagiriye data. Ndetse n'umubyeyi Gakwavu, umubyeyi Gakwavu waracyariho, turamushima cyane kuri iyo neza yagiriye data. Imana imuha umugisha kandi uwo mugisha uzahore no ku rubyiruko. Nyuma yaho ijya kuba n'akarere, bahinduye gahunda iba akarere ka Bugaragara. Yakomeje muri iyo gahunda yo gushaka umutungo wa komini. Yahagarariye rero abaperesibiteri, yakoze akazi igihe kinini cyane. Bugingo mu by'ukuri yakoze akazi gateye ubwoba. Yaje gutorwa kuba vice chairman w'umuryango wa RPF Inkotanyi. Twabanye mu rugendo rw'imyaka hafi 10 ari vice chairman, ndi chairman. Nyuma yaho rero yaje no gutorerwa kuba umuyobozi wa koperative y'ubuzima, koperative y'ubuzima. Yakoze akazi rero kenshi cyane, yagakoze nk'imyaka igera ku 8 ariwe chairman. Nyuma yaho yakoze akazi kenshi gatandukanye k'ubujyanama mu baturage, yari inyangamugayo. Nicyo tumuziho Karaveri Muzehe, yari inyangamugayo. Ibintu byose yabikoraga isuku, akabikora binoza, akabikora bikunze kandi neza. Rero muri make Bugingo yari inyangamugayo, yari intwari, yaba yarwaniye igihugu nk'abandi banyarwanda bose. Tukazizaho gutaha akakira abanyarwanda, tukabatuza, tukajya muri rugamba rw'iterambere. Umujyi ugapimwa, uyu munsi akaba wari umujyi wungirije wa Nyagatare. Murumva yuko yakoze ibikorwa bikomeye. Ikindi yarazwiho nk'umuntu ukunda ibintu bya siporo, yari inshuti y'urubyiruko cyane. Yakundaga ibintu by'urwenya byo gukina n'urubyiruko. Yabayeho umusifuzi w'umupira w'amaguru hariya mu murenge wa Matimba. Yakoze ibintu byinshi bitandukanye, yari inshuti y'abantu benshi. Yazwi nk'umuntu wakundaga ibintu by'imikino, gukina puru, kubuguza. Ibyo ni ibintu bimuzwiho mu nshuti twari tubanye. Rero Muzehe Karaveri nge mwibukaho ku giti cyanjye mateka nzi, nige yigishije moto 1999. Niwe wa mbere wanyigishije moto. Yari umuhanga cyane, yatwaraga moto cyane, akayitwara gisore, akabitwara ubona abikunze kandi abizi. Rero mu by'ukuri Bugingo ni byinshi yakoze, byinshi bitandukanye. Murumva yuko yabaye umuyobozi, akaba inshuti y'abantu, agakunda abantu, akaba umunyarwenya, agakunda gukina cyane cyane. Murumva yuko urubyiruko uyu munsi ramutse
baramutse uyu munsi nuko turi i Kigali, ariko uyu munsi iyo baramuka twari muri kariya gace kacu ka Matimba, urubyiruko rwakabaye rwinshi cyane kumuvugaho ibigwi mu buryo basabanaga mu buryo bwa siporo. Rero nsoza, intwari yacu Muzehe Karaveri uburyo yarwaye, yajyaga arwara tukumva ari ibintu byoroheje, ariko ejo bundi twatunguwe no kumva urupfu rwe, uburyo yapfuye ari mu rugendo nanone rugana Matimba, agapfa gafra, by'abaswere bita gafra, bitunguranye. Nta kababaro mu by'ukuri. Rero turababaye, intwari yacu yakoze ibikomeye, tuzajya tumwibuka mu mirimo myiza yakoze, tuzajya tumwibuka ku rukundo, tuzajya tumwibuka mu buryo yakundaga abantu. Murakoze. Yajyagayo agakurikiranwa ku buryo ubuzima bwe kugeza umunsi wo aho yatahiye ubuzima bwe bwari bumeze neza. Nta nubwo twakekaga rwose ko ibi byago bikomeye gutyo byaba. Ndagira ngo mushimire rero akazi gakomeye yakoze. Umubyeyi ashoje urugendo, ariko ndahamya ko ntacyo atakoze nk'umwana wabanaga nawe, nk'umwana wari ushinzwe kumwitaho mu buryo bwa buri munsi. Imana imuha umugisha cyane. Pastor, Imana iguha umugisha, warakoze cyane. Ndasoza nshimira abantu bose badutabaye, muri ab'agaciro cyane. Imana ibaha umugisha rwose. Turashimye ko muri inshuti nziza, ni ukuri. Imana ibaha umugisha kandi mukomerere muri urwo rukundo. Rero umubyeyi ajya gutaha mu gihe cye cya nyuma, najyaga nza hano nkamusura, ubundi nkazana na mukobwa wanjye tukaganira. Hari umukino yakundaga w'igisoro, nanjye ndanzi kuwukina kuko niwe wanyigishije. Tukabuguza tugakina, nkamutsinda, yageraho nawe akantsinda. Nuko nguko byabaga bimeze, tukishima, nkahava yanezerewe. Inshuti bavandimwe muteraniye aha kuri uyu munsi, iyo nshaka kubashima kandi byivuye ku mutima wanjye. Icya mbere ni uguhagarara natwe mu bihe nk'ibi bitari bitworoheye, kandi n'urukundo mwakunze uyu mubyeyi mwakoze. Mwami Imana abaha umugisha. Mpagaze aha rero kugira ngo mvuge ibigwi n'ibyiza nzi kuri uyu mubyeyi Bishop Karaveri Bugingo witabarukiye. Yari umubyeyi wa mbere mu babyeyi nigeze kubona batuye kuri iyi si. Icya mbere kibanje, yari inshuti ya benshi. Icya kabiri, yakundaga Imana. Icya gatatu, yari umugabo wubaha umuryango we. Icya kane, yari umugabo w'ishyaka. Icya gatanu, yari umugabo w'isuku. Icya gatandatu, yasomaga, yandikaga neza, n'aho atahiye rwose yari yagisoma neza akandika neza. Icya karindwi, yakundaga siporo.